Yes, ikaze kuri mwese abadukunda badukurikira tubashimire cyane kandi tubaye ikaze mu biganiro byacu. Turi kumwe na Robert Prince, bameze neza. Birimo biracamo ibintu byose ni fresh. Ibintu ni amahoro. Ngiye kukubaza nta nubwo nshaka kugira ngo tuze kuza gutinda muri byinshi cyane. Ni kubaza ikintu kimwe. Wananijwe n'iki cyangwa se niki cyakubujije kunga Pasteur Mutesi n'umuryango wa Pasteur Fani? Ntabwo nanze kuhunga. Ndi kubitegura. Uri kubitegura? Yego. Hashize igihe ku mbuga nkoranyambaga hari skandal cyangwa se hari guterana amagambo kutari kwiza hagati y'imiryango ibiri. Umuryango kwa Pasteur Fani byatangiye ari ku bagore babiri aba pasiteri biza kugera nyuma biza no kuzamo umugabo. Ego umugabo n'umugore ujye umenya ko ari abantu baba bamwe kubera ku bana umunsi ku munsi aba ari bamwe. Ubu bavuze mamaneri ubu ubonye ikinyamakuru kibasire cyangwa se kita YouTube channel ibasiriye mamaneri wahaguruka ukajya ku murwanda. Nababara ahubwo. Wahaguruka ukajya ku murwanda ukajya kuvuga none se umugore wanjye kumva kujya ku murwanda nyine nkanamurinda. Mwese iyo turi gusezerana mu rusengero tuvuga ngo abapasiteri bari kudusezeranya tuvuga ngo tuzabana mu bibi n'ibyiza. Ibyo nyine bari ibintu bibi biba bije tuba tugomba kugira gute kubibana namo. Ese kuba umuntu yakwataka nawe ukaza kumwataka kandi witwa umukozi w'Imana ubibonamo iki wowe? Nk'ukuri realite nk'uko ubibona. Ibintu bitatu mbibona. Kuba umuntu ari umukozi w'Imana si igisobanuro cy'uko abantu baza kumunya hejuru. Icyo sinzi ikintu uri kucyumva. Kuba umukozi w'Imana si igisobanuro cyo kukunya hejuru. Uri kumva abantu bakimenya none rimwe na rimwe banaguhora n'ubusa, sibyo? Icyo cyo tube clear. Uri kumva? Yego. Birashoboka ko baguhora ubutumwa bwiza. Na Yesu yavuze ngo bazabarenganya babahora izina ryanjye. Ariko igihe atari izina rya Yesu uri guhora umuntu si byiza. Ntabwo waceceka. Nuburi umunyarwanda se hejuru ko uri umukristo. Hari amategeko areba abanyarwanda. Tureke buriya hari ukurega ku Mana. Hari no kurega kuri leta. Ubu nabakwiye kuza akamenya ngo ese ibi bintu nibyo kurega ku Mana cyangwa nibyo kurega kuri leta. Nicyo kintu abantu bayoberwa. Ngewe ushobora kunyataka umuhoye izina rya Yesu nkita njya ku Mana kukurega. Abwira Imana mwebwe Mana waravuze nidusaba uzaduha, nidukomanga uzagira gute? Uzadukingurira. Uyu muntu yamemukiye. Ijambo ry'Imana rirabyemeye. Riravuga ngo niba nta mutima ubacura urubanza muze mu maso yanyu mudatinya mumbwire. Yiteguye kubacira urubanza kandi Uwiteka ni umucamanza utabera. Ariko nanone niba hari ikintu kijyanye n'amategeko, sibyo? Abantu bubatsi bashyizeho umuntu akaba yakurenganyije kandi uzi aho urenganura, genda ubirenganure. Ni ibintu biba bizwi. Kabiri, hari uburyo bwiza umuco. Ubwo nari mvuze ku Mana, kuri leta n'umuco. Buri umuco nawe ufite ukuntu ukemura ibibazo. Muri kama y'abanyarwanda mu muco wacu, sibyo? Uziye ko na Bibiliya iyo verse nayo ifite. Iyo segment iravuga ngo niba mwene se yakunaniye umuteze torero abakuru. Nge Damuru ushobora kumemukira nge nawe nkareba undi mugenzi wanjye dusengana nkamwe ati Damuru yamemukiye nka mwene data, sibyo? Turi kumwe. Yego. Ndagira ngo tubashe gukemura icyo kibazo kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo izuba ntirikarenge. Uri kumva ufitanye na mugenzi wawe ikibazo. Na Yesu bamubwira ngo twigishe gusenga, yavuze ati nutwigisha gusenga aravuga ngo nimusenga mujye mukora gutya. Bimwe ngo data twese uri mu ijuru ubwami bwawe buze. Ibyo ushaka bikorwa umunsi nk'uko bikorwa mu ijuru. Ifunguro ry'uyu munsi uriduhe. Utubabarira ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho. Nuduterane mu bitwoshye. Iyo tubavuze ngo tubabarira abaducumuyeho nuko Imana yari bizi ko abantu bagira niki twamaguye ibibazo. Abantu rero iyo verise yo gushaka abantu bakicara bagakemura ibibazo bafite ubuzima bugakomeza. Nicyo cyiza, nicyo kiryoha. Kuko nk'aba bantu bo babazwi b'abasitari
ntabwo imbibi zabo zigarukira kuri bo gusa, zigarukira no kuba bakurikira. Damu uko nicara kuri kamera umunsi ku munsi ngira abantu imitima yabo nkunda. Robert turagukunda, nkunda ukuntu uvuga. Hari n'abadekarara kamwe ati nge Robert ndagukunda. Ubu mbivuze ngo bati mwandike muri commentaire umuntu wumva nkunda by'ukuri babyandikemo. Barabyandika. Ubwo rero igihe Robert wamuvuzeho Damuru, wamwendereje, wamututse, wamukubise, wamuhemukiye, wamwibye, ba bantu bamukundaga baragira gute? Barababara. Yego. Biba byiza rero abantu kwiga kumanaginga iyo situation. Hano rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda dufite ikibazo cy'icyo bita management. Donc umuntu araza kamamara wakaza n'izina rye wenyine. Ariko abandi mu bantu bafite ibihugu byateye imbere, iyo umuntu amaze kuba brand name, amaze kuba izina, iryo zina riba ribaye uruganda. Sibyo? None urwo ruganda ruba rukwiye gutunga abantu. Buriya umuntu mugereranya, umusitari mugereranya n'imodoka. Buriya imodoka ntago imodoka ari iya nyirayo gusa. Imodoka ni iy'abantu. Mbo icyambere, umuntu yaguze imodoka aba ameze nk'uguze uruganda. Icyambere leta igomba kumubonaho imisoro n'amapenaliti. Yego. Kuko ukora niwe ukoze. Kabiri, hari abantu bagomba kurya ku mafaranga y'iyo modoka waguze. A, abazamu. B, abayoza. C, abayikanika. Yego. D, abaguha serivisi ijyanye nayo. Abo bantu bose bagomba kurya kuri ayo mafaranga. Niko rero n'umuntu witwa icyamamare aba ameze. Buriya Yesu hari ukuntu ari aho Yesu yari kuza agakora umurimo we wenyine, ariko yafasha equipe de management, agira comptable, sibyo? Agira abo bita friend. Iyo bavuze friend ni abantu bamuganira, ese yishuka ibaye twakora iki, byagenda gute. Hari abantu baba bafite experience. Ariko umuntu ntago babayeho ngo bibereho. Ubusure wa nka His Excellency President Paul Kagame. Donc abereyeho twebwe abanyarwanda. Yego. Ni umuyobozi wacu. Tudahari se yayoboreye. Ayi tuyoboye kuko duhari. Sibyo? N'umuntu w'icyamamare rero hari abishuka akagira ngo niwe wibereyeho. Wowe ubereyeho abandi. Aba bantu rero ubereyeho nibo bagufasha kumanaginga icyo bita fame yawe. Ugomba kujera izina. Nk'ubu reka turebe nka Mutesi, si uri kumbaza uri. Yego, yego. Ni brand name. Ni icyamamare. Ni wa muntu utunga abantu. Ubwo buryo rero bwo kwamamara nibwo baba bukwiye kurindwa kugira ngo butazaho umugayo, kuko baburiragaho nibuzaho umugayo barabahombye. Nicyo kintu rero abantu babura. Si nawe wenyine n'abandi basitari bose. Icyo bita management. Ni ikintu kigora abanyarwanda. Umuntu araza akaba umusitari akahita avuga ngo byabayeho, ariko iyo umuntu afite icyo bita management izi kumujera neza, n'imyaka 20 arayikubita kandi agenda nta kibazo afite. Ejo muri King James niyo bakosoye, yakoze sold out na concert sigaje amezi 3. Kubera iki? Management. Ese ndavuga iki, ndakora iki? Kuko ntago wibereyeho. Iyo umuntu amaze kugera ku rwego atibereyeho, ababereyeho abandi. Yego. Ubu uyu munsi ushobora kugenda ikintu cyose nakora ku bandi bantu, wenda ntago ndaba umustar uzwi, sibyo? Ariko iyo umuntu yatangiye kuza nawe mu mvugo zawe akumva yagushyizemo, nuko watangiye kubisereri mu mutwe we. Uwo muntu rero wabaye misereri abagukurikirana. Ngenda abantu bakanangira. Ntago nenze urwego ibintu biriho. Ari project ya filime ndi gukinamo. Ndi umucamanza. Uri kumva? Ndagenda nagira nko mu isoko umuntu agahita nangira ngo ngo kanaka ngo uzabacira urubanza rwiza. Donc we ni filime, ni umukino mbara nkuru. Ariko wamaze kujya mu mitekerereze yabo, uri kumva? Bazi ko ibintu mwakoze ari reality. Rero no mu buzima busanzwe nuko bigenze. Iyo ubonye umuntu aje kwicara kuri kamera ukamubwira ngo ndi pasteur, o exactement ahita gufata nka pasteur. Yego. Nubwo utaburi pasteur, nk'ubu n'urugero abantu benshi bamfata nk'umuvuga butumwa. Njya ndwana urugamba rwo kubasobanura ndi umunyamakuru nk'umwuga, uri kumva? Nkaba n'umuvuga butumwa bwiza. Ariko iyo myambaro ibiri kwibalasinga zarananiye. Iyo ukoze inkuru yitangazamakuru bahita baza uwo mwanya. Bagora umuvuga kuko societe yo yagufashe
aho ugeze gute ushaka. Icyo gihe rero iyo umaze kubona ko management wiga kubijera kandi bigenda neza. Nese ba Riderman ntibize kujera izina ryabo amaze mu gihe kingana iki imyaka irenga 20. Uyu Cleophas Barore urabona ko azi kujera pastoral na diligence n'itangazamakuru ko azi kubijera. Ni iki kintu abantu bababura uri kumva. Rero iyo hari igihe ufite ibiganza bikakurekura swat, hari n'igihe uhura n'ibiganza bibi nabyo bikaguta mu mworera bikigendera uri kumva. Urabona nka Pastor Mutesi nawe ashobora kuba yarajaga mu biganza bibi y'abanyamakuru ari muzima, none se yaje atari muzima avuga amagambo meza atanga ihumure, ariko bya biganza byamwakiriye birishakira inyungu ntibiri kureba ko ari bora. Wemera ko ushobora kugwa mu biganza bikaguhira cyangwa ni wowe ahubwo uhinduka? No. Nese kuki abanyarwanda baca umugani bakavuga ngo ihene mbi ntuyizirika hiyawe. Ubwo iyawe aba ari nzima, ariko kubera ko ihene ari mbi iyo uyiziritseho n'ubundi zirangira zibaye mbi. Ariko kugira ngo umenye umuntu uwo ari we ushatse wanamurebera no kuwagendana nawe. Yes. Iyo ushaka kumenya characteristics z'umuntu na personality z'umuntu, uyu ufasha abantu 5 bitwa bahomi be, inshuti ze za danje zakadasoza, wa muntu uramumenya. Kavuga ati umuntu ameze. Exactement. None se kuki iyo habaye inkuru kerikonke yura muvandimwe mujya mukunda kuza kumbaza inkuru, muza kumbaza ibibazo kuri we kubera iki? Bamuvuga ngo ni inshuti ye. Ni inshuti yo baraga. Wabumva ko byanze bikunze hari situation uyizi kandi we nyinshi nazuzi. Kubera iki you declare a friend? Umuntu abantu 5 mwirwana mugendana mu bana. Byanze bikunze personality zabo buzizi. Hari rero ni naho isi ya online iteze ikibazo. Umuntu araza n'urugero ndamuwe ushobora kuza kundeba mukuza kundeba kwawe ari kugira ngo wibonere inkuru. Umuntu wagahita avuga ngo wa muhungu wo kumpanuro w'inshuti yawe. Ariko mu buzanzwe buzima busanzwe dushobora kuba tutari n'inshuti. Abantu rero bige kumenya kujera isi ya online n'isi ya offline. Nicyo kintu kiba cyarananiranye. Rero ikindi cya kabiri umuntu aba umusitari uri kumva we ntamenye ko yabaye umusitari, agashaka kumenya ko muri bwa buzima busanzwe kandi yamaze kubicyamamare. Urugero typique n'urugero rw'ababyeyi bombi uvuze, yaba ari Pastor Fani yaba ari Pastor Mutesi, barazwi. Iyo umuntu rero yamaze kumenywa n'abantu ntago abakibereyeho, nicyo ndi kukubwira. Management ni ikintu kigoye. Ese uratangaza uravuga iki? Miss Ashize niwe abonye cyagiye Vestina yandika ku rukuta rwe rwa Instagram. Zijyaje ziteze ko nese n'ugira Instagram wenyine. Hari abandi bandika hari benshi bazifite bandika ntiyagira unabyitaho. Ntiyagira unabyitaho cyane. Ugomba kumanza kumenya ngo ndavuga iki, ndakora iki, ese icyo nkora kiragira izihe ngaruka impact muri society uyu munsi n'ejo hazaza. Kandi buriya aba ababyeyi benshi b'abadamu bazifite Imana bahaye inuza vision, donc yo kureba muri around ya present bazi kuyireba neza kurusha future. Mu gihe abagabo bazi kureba ahazaza, kureba nuza present ni ibintu biba bigoranye. Kuko buriya umuntu w'umugabo uzi gutekereza ntabwo umugore wawe yatukana ngo nawe mu gitondo uze kuza gutukana direct. Uba ugomba kumanza kumenya ngo ni iki ndaje, ariko kwa ko preza kuyireba biba bitworoheye. Ni umugore agusabye gutukana nawe tuza gutukana. Twanyumvishije donc sinzi niba uri kumva iyo balancing. Donc abagabo Imana ibarema mu mutwe wabo uri kumva ikintu kimwe kiri strict. Buriya abagore badukurikiye kugira ngo babyumve neza, umudamu mu rugo ashobora kuba ari around agakora imirimo irenga 6 kandi akayikora iri bien finyore, agasasa, agateka, mukarebana umupira, akoza abana uri kumva. Ariko wowe wakubwa ngo ukore n'umwe shayirarora ntabwo wabishobora. Icyo ubushoboye no kujya kuzana amafaranga akora ibyo bintu. Donc iyo around ya 100 metres bazi kuyireba neza. Ariko ubundi ni nayo impamvu Imana ivuga ngo uyu ni umugabo uyu ni umufasha. Bakora iki? Ni supporting, ni ugufashanya. Umusi umugore afasha iki umugabo amufasha muri vision uri kumva. Hari ngiye rero biba ngombwa akagira abagore bagira imisemburo ya kigabo, agira vision ziri ro zigiye kirekire nawe akaba afite donc muri we aremetse kigabo, ametse ari nk'umugabo. Yes, bibaho. Abo nabi Imana yarabaremye bagira vision. Icyo gihe rero iyo ubona umugore wawe ari umuvisionnaire, you suppose to support her in her vision. Wowe none iyo mwabura n'urugero nka Ferdinand, donc akwiye gusupportinga Mutesi muri vision izi
sibyo kuko ubona ko ari umuvizioneri ariko natamusapotinga there is a big problem. Yes, nicyo wambajije ngo ese umugore wawe hagize ikibazo agira wajya kumufasha, ugomba kujya kumusapotinga kuko it's my wife, it's part of my life, sibyo? Nicyo rero cyica abantu benshi nka ku mbuga nkoranyambaga. Hari abahanga babazi kujera, bamenya balancing, akaba rwose azi kubijira. Urabona nka kuno, reka ngwe ngurugero tupike rwiza, urabona nka Knowless, ngenda bazi muri Guma Guma, kuko nigeze gusayikinga mu buzima bwa Guma Guma, sibyo? Before yuko ahura na Clement yari afite ubuzima bujagaraye bro, ariko uyu munsi kuko yabonye umuntu supporter, umuvisiona, umufasha mu ntego z'ubuzima bwe, up now ni wa muntu uri kuri standard, none ushobora kujya mu ruhame agahagarara akavugira imbere ya His Excellency kugera ku rwego amubwira ati mwazangabiye kandi akamugabira. Urumva yabonye icyo bita rero mu buzima busanzwe umuntu arafashwa. Ikintu rero kigora abantu benshi ni umuntu araza kubaka izina ariko akarika ridafite ubufasha, ridafite gelance, donc abantu barijera. Iki kibazo kiba kiri ni byinshi cyane byagiye bigarukwaho. Tubona Pastor Mutesi aza kwandagaza Pastor Gabe avuga ko yari afite ngamazirantoki, ibintu by'umwana nyine bigayitse kubona umupasiteri ari kuvuga inkuru z'undi mupasiteri amusebya kuri ba rwego. Ntatinya kuvuga ko nk'ibintu Mutesi yasebanyije nta muryango birutwa n'ibyo Jackie yasebye agasuka. Ubundi umunyamakuru mwiza agira icyo bita ethique. Ethique ni amahame y'itangazamakuru. Ariko se reka turebe ku both side. Ese Pastor Mutesi yaje kumusebya apari iki? Kubera iki yamusebeje? Nk'uko uri kubivuga. Ariho dukora synthèse, sibyo? Ese we yasebeje we ku maso comporte we yitwaye ati? Nicyo cyatumye navuga ni banyemereye nubwo banduta bakaba ari abashumba, kuko ibintu Imana ireba sibyo abantu bareba. Mu maso y'abantu ni abashumba, ariko nanjye ndabizi ko mu maso y'Imana indeba, Imana indeba nk'umushumba. Nubwo ndi mutoya kuri bo nshobora kubafasha, nkabafasha, uri kumva? Atari uko nyobewe ko ari abantu bakuze kuri ngewe, ariko nzi ko hari icyo Imana yashyize muri ngewe. Umuntu witwa Natani yagiye kureba Dawidi, akoresha tekinike numva nabakoreshaho. Abwira Dawidi, aramubwira ati Dawidi, muri karitsiye ahantu ntuye hari umuntu, uri kumva, hari umuntu abantu baje kumusura babashyitsi, aho kugira ngo afate ni umukiri, aho kugira ngo afate intama zo mu rwuri rwe afatemo imwe ayibage, areba agatama k'umuturanyi, uri kumva, agira gute abariko abagira abashyitsi be. Dawidi ahita azabirangwa n'uburakari ngo ibyo bintu byabayeho. Natani amubwira ati nyamara uwo muntu ni wowe mwana, byagenze se bite? Niba ufite ubushobozi bwo kuba abagore bose wemereye mu gihugu bemerewe, ukaba byarakwanze mu nda ukajya gutwara umugore wa Uriya, ugira ngo n'uwo mutunzi waje gutwara agatama kuri muvandimwe? Dawidi arihana, Dawidi aca bugufi, sibyo? Birashoboka ko rero n'aba bavandimwe atari uko nyobe ko banduta, baranduta mu cyubahiro nizo femu, uri kumva ni banini, ariko nzi ko mu mbaraga z'ubwenge Imana yamaye babinyemereye, ndabibaza, I beg you, bibasabiye kuri kamera kwinginga Pastor Fari na Pastor Mutesi. Yego, bibaye byiza mwanyemerera tukazahura tukazicara kandi ikiganiro twagirana cyaba ikiganiro cyiza. Ugahuza umurangi n'utari umurangi. Ni wowe ujya umbwira ngo ngari ibirere bidakorana. Urumva? Yego. Ni wowe ujya ubimbye. Ugahuza umurangi n'utari umurangi nkuko babivuga. Mbo nizo mvugo zanyu, sibyo? Nyine nkuko babivuga. Nkuko babivuga. Ariko nabo baganirije ushobora gusanga Pastor Mutesi ashobora kwita Pastor Fani umurangi, sibyo? Noneho na Pastor Fani akita Pastor Mutesi iki umurangi. Impamvu ari kumwita ni iki? Nuko umwuka wabo udahuye. Wakicara ukamanza ugakora sentence. Ushaka guhuza imyuka y'aba bantu? Birashoboka. Nese Yesu hari umuntu amuzaga kujya mu rusengero? Ntiyajyaga ajyayo? Yesu utekereza ko abantu Yesu yakijije bari barwaye, abari barapfuye bose, ariko bamwizeraga cyangwa bamwizeraga ari uko amaze kubakiza? Yego.
dushobora kwicara tugafata na Bibiliya twabati tuganire, ese Bibiliya murayindusha, ariko reka dufate verise bibilike runaka zijyanye na sene doctrine tuganire, Bibiliya ivuga iki. Buriya dushobora kuganira ugasanga Imana inyemereye, sibyo? Imana inyemereye dushobora kuganira, bose bakaza babaye bashya, ibyo byabarangi n'iki byo kwitana abagome n'iki byose bikarangira. Ega Bibiliya ifite realite yayo, none sibyo? N'abantu bafite realite yabo. Kandi ikindi uri kumva ibintu byo kwanga umuntu wamwisa umurangi, nta materaniro yabo wabonye ajyayo, sibyo? Wenda washamekeye ku bikorwa uri kubona ari gukora, ariko abantu bagakwiye kumanza kwicara bakaganira nabo. Njye mbona ikintu kibazo bafite ni gerance y'izina gusa, ku managing amazina yabo, nicyo kintu bavuze, management y'amazina yabo, ku managing amazina yabo. Ni nago ibyo by'imyuka y'uburangi n'ibyo tube tubikize ku ruhande, management y'amazina yabo niba bayibuze. Bura ndagira ngo mubwire ko kugeza isaha nuko nyine bura umuntu wambaye ikireza atamenya ko kera Mutesi ni imari ku bantu bazi gukora marketing no kujera, ni imari. Even na Pastor Fani ni imari, uri kumva? Kubera iki se? Kubera iki neva atazi Icyongereza, ariko bakamutegura disikuru yajya imbere y'abagande ko bazi ko bakoresha ururimi rw'Icyongereza, akagisoma mu buryo bwe kandi bukamukrapinga, bakamukomera amashyi. Sibyo? Nuwateguye disikuru z'Icyongereza, ariko arabizi neza ko nubwo muri kuvuga ko atazi Icyongereza, namwe hari ahantu yagera, kuko burya inyamaswa yose igira imbaraga bitewe n'isenga yayo. Iyi fi igeze mu mazi irogabye, ariko iyo uyikuyeho ibyo yigiraga biba birangiye. Ni urugero tipike nguhaye, neva azi kuvuga Igifaransa neza cyane, sibyo? Iyo akigeraho nawe bandi baricara, General Muhozi yahita avuga ati bose ndatuje, sibyo? Ni imbaraga za colonization. Niyo Burundi nabwo bukolonizwa n'iki, uri kumva? N'Abongereza bavuga Icyongereza nk'abandi. Rero abantu bakwiye kurenga imbibi zo kumenya. Kandi ikindi cya kabiri, sibyo? Buriya hari ibintu Imana iri kugenda inyigisha muri no misi, uri kumva? Ya shiftinze mu yindi evangile, donc ubundi buryo bwo kuvuga ubutumwa bwiza. Mu step za mbere nako uburyo nakoraga mu butumwa bwiza, ndumva Imana na shiftinze kongera gukora ubundi butumwa bwiza, sibyo? Nta nubwo reka mbwire n'abantu badukurikiye, nta nubwo uyu munsi Imana ikeneye abantu bakora ubutumwa bwiza kuri social media, kuko hari abantu benshi bakeneye Yesu, uri kumva? Badafite n'izi smartphone, n'aba ba Pastor Mutesi batazi, n'aba ba Pastor Fani batazi. Imana ishoboje ngajya nko kuri abo bantu ngajya kubabwiriza, sibyo? Byama imbaraga kuruta uko tubwiza abantu kuri social media, kuko twasaje gusanga abantu kuri social media ntibagikundira ijambo ry'Imana, bikundira amatiku. N'urugero nyine nguhaye. Rero ndumva ngiye muri mindset yanjye, numva nabishobora, bamaye umwanya bakabinyemerera, uri kumva? Kandi ndakeka bizakunda. Ndumva nshaka kuzabahamagara nkababwira, sibyo? Nkeka ko Pastor Fana atabyanga, nkeka ko na Pastor Mutesi atabyanga. Nukuri ese wenda kandi iyo diweri ntabwo numva nifuza kuzaba no kuri kamera. Abo bantu bavuga ko bapfa n'ubundi byo bapfa ari wari wiga wigeze ukoresha ikaramu yitwaga Beifa? Ndanayikoresheje. Zasohokaga ari nyinshi cyane kurusha Big, zinahindutse. Senka niyo yagoraga. Ariko mpamya neza ko Pastor Mutesi na Pastor Fani bapfa ubusa nk'ukuntu Beifa zapfaga ubusa. Bapfa ubusa nka Beifa. Uzi ibintu bikomeye robo. Yego. Umuntu aravuga ati uyu ni umurangi sinakorana nawe simuza nawe bitewe n'amanyanga agira, bitewe n'ubusambo bwe, wangiza ngo abantu umwe akajya aho avuga ngo umuntu yazanye amazirantoki mu bukwe bwanjye ndamusohora, wangiza ngo abantu bapfa ubusa. Ibyo ni ibintu bisanzwe, sibyo? Ku bantu bizi indimi hari igitabo cyitwaga Mpangara nguhangare, uri kumva? Bari gukina Mpangara nguhangare, numva bitaniye damu, sibyo? Ariko iyo twebwe buriya impamvu yo kuvuga, sibyo? Impamvu yo kuvuga, impamvu yo kwambara ibikomeye kuruta ibyo wavuze nuko wambaye, sibyo? Rero ntabwo nge ndi kureba ibyo abantu bavuze, ndi kureba impamvu yo kuvuga. Bayita ubusa. None se reka nkwe nguryo rwafi, wabonye mu minsi yashize ukuntu we n'uwitwa Pastor Claude bari bafite urwango rumeze nk'urw'injangwe n'imbeba. Mutesi na Claude. Ejo wabonye bari guhamagarana kuri telefone banaririmbirana.
ariko ngo ni uburyarya Mutesi asanganywe, kode y'idekatiba ni uburyarya Mutesi asanganywe, si ndi indyarya nkawe. ariko indyarya zahereye kwa papa Cedric za 2004 Francis bamwita papa Cedric kugira ngo yerega buriya nubwo ubu mbona umuntu umwegeze ari umusaza umwe twigeze kuganira umupasiteri Imana imumugisha arambwira ati rero wa mwana we uri kumva buriya iyo uzi ubwenge uri kumva wiga kugenda wiga kubaho nk'imyaka ugezemo arambwira ati ubu icyama nk'amahirwe nkaguha ibintu ufite reka muvuge ni Rutayisire uri kumva arambwira ati icyama nk'amahirwe ibintu byose mfite ubwamamare ubudogiteri ni iki uri kumva icyama nk'amahirwe tukagurana wowe ukama ubujene bwawe ariko ukansigira ubumenyi mfite ubu imyaka mfite ukansigiramo ubumenyi na experience mfite ati naguha nishimye turi kumwe ntabwo nigeze nuzi icyo kintu uri kumva numva imbaraga z'ikintu ambwiye ariko ubu nibwo natangiye kucyuza numva imbaraga zabyo sibyo abantu rero bo muri iyi minsi njya mbagereranya n'inuza n'ingemwe ngiye kuvuga ingemwe zigera nko muri 3 urugemwe rwitwa gereveriya uraruzi ndaruzi urugemwe rwitwa ishu ndaruzi ishu urugemwe uri kumva rwitwa ibinyomoro izi ngemwe uko ari 3 iyo zikiri ntoya ziba zisa ubwo na ba Mutesi bumve impamvu numva nifuza kuzagana nawe na ba Pastor Fani iyo izi ngemwe zisa zikiri mu bihoho ubona twose ari twiza twameze tumanza gukura tukameraho amababi abiri yego sibyo tushoze cyagiye Mutesi ahinguka na Pastor Fani baza umwe atubwira ukuntu avuye mu bamasera sibyo Mutesi azakatubwira ati nuzisobanure utazisobanya urukumva ikintu kizakubwira umuntu agutera atabajije Imana ikaguta donc urabona urwo rugemwe urukono ukuntu rusa ariko buriya imbaraga z'ingemwe ntizigaragara zikizamuka imbaraga z'ingemwe zigaragara mu mwero wazo ishu ryerera amezi angahe ishu ni muri 5 gutyo ubu ntacano zimeze nk'amashu twazigize hano kuri social media zibiho cyane nta basitari twagize bameze nk'amashu bariho cyane beze ukajya ubona yego uyu munsi arihe ya mashu yarariwe byararangiye hari n'abandi basitari cyangwa se ibindi byamamare n'izindi sheme n'izindi linye uri kumva zibackgroundinga zikazamuka zimeze nk'ibinyomoro ku buryo zera imbuto abantu bose bakabona ibinyomoro birashoze biratukuye ariko bihundura vuba cyo kuzi ikinyomoro gishobora kwera uyu munsi kikazongera kikeraho n'utundi dukeya ariko ntabwo ikinyomoro cyarenze umwaka ariko bibaye byiza buri umuntu uzi ubwenge yagakwiye kuba nk'urubuto rwa gereveriya ubwo n'uyu mugani ndi guca wumvwe n'abandi bantu bose urubuto rwa gereveriya uko rukura rugwiza imbaraga ruba runini rwaguka niko ruba rutangiye kwitegura gutanga umusaruro ufatika kugeza ku rwego gereveriya iyo itangiye gutanga umusaruro wayo ntujya urangira n'izi ntebe twicayemo menya ari gereveriya hari abacanye inkwi hari abacanye amakara hari abariye amafaranga y'ibyo biti hari ababonyemo umushingiriro hari ababonyemo izi ntebe urumva gereveriya ni igiti gitanga umusaruro w'igihe kirekire abasitari bo mu Rwanda rero bakwiye kwiga kuba nk'amagereveriya nubwo byose bitanga umusaruro imbaraga z'umusaruro biba bigize gute bitandukanye uravuga ati bakwiye kwiga kuba nka gereveriya umusaruro wari ubitezeho uyu munsi ntabwo ari ubabona haba ku manini kuri Pastor Fani kuri Pastor Mutesi umusaruro wari ubitezeho nk'aba Robert ntabwo ari ubona uyu munsi icyo gisubizo cyanteranya nabo sibyo nyigusubije reka tuganire sibyo nyigusubije cyanteranya nabo uri kumva kandi ntabwo nshaka ko niteranya nabo ntaraganira ubwo muri make bivuze ko nyine atari bubonaho
ndakubwiye ngo icyo gisubizo nguhaye igisubizo numva kindimo usibye icyo cyawe sibyo ikitagute ubwo uba wasubije okay nacyo sibyo igisubizo cyanjye cyaneranya nabo kandi nshaka kuganira nabo yego ese ibi bintu bakora hari wenda muri make hari ibintu biba bigayitse ariko baranarwanye njye mbabara nka nuza nk'ibinyomoro babara nk'urugemwe rw'ibinyomoro kuko abandi bagore baje gukanda hano n'ubu baragiye ntibamenye aya mashu yabaye amashu uzi abagore babaye amashu babaye nk'ingemwe z'amashu ni ukuri abo babyeyi baragerageje niyo management nabashinzaga baragerageje kubera igihe bamaze ako damu ugira ngo aba babyeyi sindwanye bombi amabuye bagiye baterwa uwayagukorera ugira ngo si yaba ari ikirundo rimwe na rimwe hari igihe dufata abantu tukarimiraho ibisinde ariko turebe n'imbaraga n'ubushobozi bwabo bafite reba nk'uyu pasiteri Mutesi ibirundo by'amabuye yikoreye sibyo ariko uzi ko aba YouTube bafite ahantu bakora monima bitewe na income bamubonyeho hari abantu bazi gutekereza bamukorera monima bakayishyira ahantu wemera ko hari n'abandi batajya donc bagaruka cyangwa bakora comeback ari uko uyu mubyeyi yakoze amajabu cyangwa n'ikindi kintu runaka akari byo wamushimira ntabwo aribyo namushimira uri kumva ariko ni igisobanuro cy'uko abaye afite management nziza n'abo ngabo baryaga bahita barangira ega n'abo bantu uza ba Pastor Claude uvuga bagaruka ari uko yagarutse n'abo bajiste n'abandi bose kuko barasinzira babona yagarutse akagaruka rero ari umuntu ufite management nziza bro buriya sureba nk'ira brand ye ayimaye akamwe ati mcuruza nibura 1 month cyangwa se 1 year brother ira brand ye umuntu ayibyaza umusaruro kandi brand y'igisebo oya no brand yo guseba no challenging birarega nyine urumva nakubwiye ko ari ikibazo cy'abahura nabo bagahita bamwubakira ibintu bitameze neza sibyo Jeburu umumaye uri kumva uguhaye brand ukayima nge nayibyaza umusaruro babahindurira amazina wabyemera iki uvuga ati izina Robert afite muri societe n'izina Mutesi afite muri societe wafata irya Mutesi ugasiga iryawe wowe ubajije ikibazo kiteze ariko reka nyitegure wemera ko capacity wenda n'urugero Mutesi afite muhe nk'akagero tipike gatoya afite ubushobozi bwo kurema ijambo rikoreshwa kuri Colatuni nka kuri Aspire yarikoze rikaba ririho urabyemera n'ubu ngubu yabikora kuko iyo bareba logarithm na estimation bareba ashobora kuza akabati ngende umustar kuri social media n'urugero nyine wanyibwire ngo amaze guhinduka igisebo nyine n'urugero nyine nukubera bya biganza ndikukubwira bya biganza agenda ahura nabyo nicyo kibitera bo baraza bakamunyunyuza nka Saba kajugunya sibyo yarajugunye n'urugero nyine ngo ubu mu minsi mike n'uriya w'urugendo nawe araza kujugunya uri kumva donc sinzi niba uri kunyumva neza ariko atari uko ari abantu bazi gukora reconnaissance bakarekonesa ibintu yakoze ndi kuko urugero rutoya rw'ukuntu brand ye ushobora kuyishyira kuri standard ukayizura se wayazuka nyine n'ikiza kitazuka namanza hari abantu bajya bavuga ngo ngikizere ni nk'amazi uranga abantu bagutakarije icyizere oya birashoboka ku muntu nk'uko utakiyoye ku murokore birashoboka bidashoboka se siyasa z'uko wakijijwe oya tureke siyasa mwebwe urumva ibintu mvuze mindset yawe ntabwo uri kubyakira ndi kukubwira ukuntu umuntu yaza buriya se ureba umumaye ukavuga ati njela ndi kuguha nk'urugero tipike runtu naguha icyambere namanza gukora branding ambassador uri kumva nakinye deal yo muri Airtel nakina deal ya MTN nakinye ya MTN nakinye ya Bralirwa uri kumva n'urugero nyine nguha nta kazi bakaguha Terwa nibyo wamamaye mureka n'abahanzi bazima bakabuze none se reka nkwe nk'urugero rwa hafi namanza ngasiba izi story zose n'aya majwi yose mwayakuraho kandi mu gitondo nkamanza n'urugero ari umujero
namamaga ngo ati mbo ikiganiro ngwino ubwira abantu ibyo wakoze kuri uwo muntu ufite ukuboko kw'iburyo n'ukw'ibumoso sibyo ubabwira ati rero nubwo ari ngiye mwabonye uri icyamamare uri kumva ariko uku kuboko kwashobora gukora ibyiza nuku kwakora ibibi sibyo reka tujye tuvugisha kuri ntago ari ibibi gusa yakoze mu yaragerageje mu izina rye no mu mbaraga z'ubushobozi bwe sibyo wasoza ukavuga ati rero mu rwego rwo kugira ngo mbaye reform icyo bita mushya ndashaka umuntu wese ufite ifoto yanjye sibyo kuko YouTube irabimwemerera uri kumva ndashaka umuntu wese ufite ifoto yanjye ufite na video yanjye ayikureho before yuko neza ibibazo turi kugendana icyo gihe itangazamakuru ritari kurakarira kuko ushaka kuri koma ku muntu ariko ibyo bintu byakurwaho byamara gukurwaho rero sasa step ya kabiri yabikurikiyeho maze kubona ko umwanda wose uvuyeho twamaze gukora icyo bita isuku nkatangira gukora murabona nko kuno Kigali ryoshye si ifite isuku umuntu wazaga 94 abona ukuntu harimo inuza harimo planning yawe wowe ni wuje ruko bati ibintu byanjye ngiye kubitegura gutya ngiye gukora mukamanza bakaba step ya mbere ese izi nkuru twazikujeho yego ikindi cya kabiri ese dushobora kongera kubaka ibintu bishyashya tuse turakorana nabandi sibyo kuva ikizina iyo rifite n'ubu iyo dushyize ifoto ye kuri thumbnail baramureba n'ubu bari kukire koko twamushyize exactly sibyo none warangiza ngo ese plan zanjye niziye tugiye gukora izi none ukajya ukora za nkuru bura reka ngo nk'urugero rwawe warabona nka nuza none ayemaye umuntu kunire nakora utuntu twe gake icecekeye sibyo aba ni plan ni planification urajera ukabara ukakwita nzakora iki cyangwa nzakora iki cyangwa bizagenda gute iyo umuntu atazi ku managing inuza donc lifestyle yawe ararangira nese ugira ngo reka ngwe nk'urugero rwa hafi iyo naza kuba ndi wa muntu uzi kumenya management man bura nayimvuye kuri YouTube finiterimine ariko namanje kureba ese ndakina iyihe karita yego ndatera iyihe karita ikarita ya mbere nateye urukumva ndabareka neri karita yo mugahinda k'imfubyi pa badayikinye ntambutse kabiri gato ubwo n'ubwo ngo ndikwanga kuva kuri nuza kuri map sibyo ndayiteye irakunze irariye ndakora iyi ya kabiri nkubiti ya kabiri nayikubise kuri yacano ya kabiri ndayikoragoza mbona iranze ndayikubita nditugatiba mu mitanangira Prince Robert ubu nayishobora kwanga nayo ugahita utangira indino niyo balancing yo kugenda usheruka batimbo ndatwara ibintu byanjye rero n'uyu n'ababyeyi bombi uri kumva sibyo birashoboka ko bashobora kubaka noneho bya bintu none si ko hari abandi baba barabyubatse ariko reka mfate nk'urugero rwafu urabona nka Julienne Kabanda ukuntu aba yubatse akubise ikarita ya mbere iranze ariko n'indi ya kabiri urabona ikarita yakubise sibyo urabona ko uri kumva iri gukora ni wa muntu nyine uzi kubara akamenya ngo ndabalancing ibintu byanjye gute cano y'ibi bintu n'abari barasabonye Kabemba ndubatse ibindi bintu nje muri nuza mwisura nari umuvuga butumwa ibintu by'uvuga butumwa Kabemba bihagaritse n'inshinga iri pastoral ariko ndi umuhanzi abakinze before ya gift y'Imana yari afite aje none ari gukubita ari kuririmba na barene streaming iri mu 60,000 nira ni shemetraje gitwara yenda yacishije uri kumva nuko rero bajera nabige nabo kujera like that urabona nk'undi wa mubye nyine uramuje bura byanze bikunze afite management imujera ivuga ati uvuga iki ngiki kikihore niko bigenda nago yuri umustar nago wibereyeho ubereyeho abandi rero iyo ukoze mistake abantu urabizi ko bakujya inyuma bavuga ati tukuri inyuma kuri Imana rega niyo ikujya imbere nimwe mbabwiye kuri ngo nzakujya imbere wari wumva umuntu akubwa ngo nkuri imbere abati nkuri inyuma damu iyo abonye uguye mu mwobo baravuga ati si wewe mugore wenyine uzi gutwika kuri social media leta ngi inyuma ya kanaka n'aba bahanuzi bose ubona impamvu bagenda barangira ni management araza wamuvugisha ati wamaye ikigana gataba ati uzabaze ngende korebwa ni ndomodanje kubamara kumuhararuka kubera iki ntago azi kujera urukumva ngo amenye ngo ndabalancing sibyo ibintu ese wowe nibo Imana yaguhaye message kuko Imana ihora itanga message every day uraza kubura ibyo uvuga uraza kubura ibintu ukora iga rero kumenya ngo napfumuriye kuri ibi ngibi ese ibi nabikora gute nuko bakaragika n'urugo n'ibindi byose nuko wabijera Imana igumugisha Imana bahumugisha cyane mwese mwabanye natwe turabashimiye ibiganiro byacu nagaruka ciao ciao